agatasanga wegamanya kamami burya ateye n'umujinya ateye asiki umugore ushaka gufata abana batatu impanga eshatu password WhatsApp password kwitaba password guhamagara password akure umugabo afuhira umugore sibyo akamuhagarika amaraso akamuza kujya kwituma akamubuza no guhumeka no guheka umwana amana akajya guteka Yesu Kirisito kandi urukumva ari story ndi kuko nese ndetse wowe uretse nkafungura nkakubandika kabame uko mu majigo murebye ibintu bibera kuri amatelefoni mwabagabo ugakurikirana ukajya gukontorora umugore mwashakanye akose kwanyica we uzanyica ukankura umwuka ubundi se uwagiye muri telefone gukora n'icyo tugiye gutangira ikiganiro hanya turatangiye okay hi twaje untangiranye iki kubita inkoni aba yarangariye muri telefone kandi twageze kuri channel yacu kameramana barangije gusetinga kamera banarangaye warangaye ntago nari nabimenye ndagucyabuye ndamucyabuye nukuncabura cyane nukunkebura sai imbabazi abantu bakurikirana rifatiza show imbabazi bafana banje uri indangare ntago nzongera telefone ndayubitse yubike ntongere kwigarika ntago nongera kujya ntarebamo twaje bamama biteje imbere turongeye turagarutse twongeye kuzana kuri ka gacano kacu turakabazaniye ka agacano k'abanyarwanda yego agacano twahaye abantu bose twagahaye Briane tugaha Tesha tugaha Sabe twagahaye Kiramani yego twagaha abanyarwanda tugaha abarundi tugaha abanyakenya n'abanyamerika abantu bose ni nabo muri nabivuganda bakiyumvemo turaje rero tuje kuri aka gacano dureka kuvuga abagabo beza bita ku ngo zabo tuvuga n'abamama beza bazi kwita ku bana babo n'abatware babo ariko ikintu tutuzanye tuje kuvuga ku bagore babi babisha uravuze abagore babi wabonye inkuru y'umuntu w'umubyeyi ufasha abana batatu b'impanga akabasigira sesha ko wabonye si twabonanye si twabonanye wavuze ngo iki itekerezo ubwamba wavuze uriya mugore arababaje ateye agahinda ateye n'umujinya ateye asiki umugore ushaka gufata abana batatu impanga eshatu zimaze ukwezi guys akazishugunya kagenda shasi sinje nango na mujajinga zimpamvu ntahita mujajinga inda ntubizi ukuntu iryana iraryana ntubizi ukuntu umwana aryoha noneho ni nabangahe batatu none se nibindi ryana umwana akabaryoha yabataye gute banzi nyumva sisi ndimo ndakumva nkuteze na waretse kungora ndi kukumva umuntu w'umubyeyi ufata abana biwe bangana kuriya ndibaza nta numwe ufite mu mwaka basize ari uduhinja ari dutoya ariko bari afite ikibazo cyatumye nta kibazo kibaho na kimwe cy'ukuntu umubyeyi ashaka gufata utwana tw'uduhinja cyo koza ari ibigabo bimaze gukura birumvikana ikigabo cyara kimaze gukura ugihereza ibiryo ugakiriza hano harakikarya icyo cyane ushaka kubisiga bikemera nanga ibyo byane ushaka kubisiga bikemera ariko uduhinja duto turi kuibere tucyonka tutazi igipfa n'igikira wa mu mama we nubwo waba ufite ibibazo gute nubwo baba bagutwikiye mu nzu ushyana n'abana bakaza kuzimya bakagukuramo n'abana nanga ugashya nta mubyeyi usiga abana kirazira buriuzi oya abantu bazaza wasanga kira kigabo cyaramukomerekeje kera jewe n'ukuntu mbona umugabo wita ku bana akaza kuri sanga bitayeho kuri kamera kugira ngo abitwereke oya wabonye ukuntu azi kubaterura katabazanye se bakivuka ako kanya cyangwa azane na nyina kuri iyo kamera tumurebe nimba ari umupapa mwiza wabonye ukuntu biba byana n'ibibonke
bonke ni byiza nyina wabasize afite impamvu yabasize ntabwo wava mu bana bawe nta kibazo ufite ndetse gikomeye. noneho reka tuvuge ku bagore babi abeza twarabavuze sisi tugiye ku bagore babi basenya ingo zabo kandi umugore mwiza bamama umugore mwiza yubaka urugo rwe ariko umugore mubi ararusenye karushyira mu kumutwa karwikorera oya rwikorera ubundi umugore mubi ni ikimungu mu rugo akaba ikimungu ku mugabo akaba ikimungu ku muryango uwo niwe mugore mubi ari washatsemo n'uwavukamo. yes ariko tuvuge cyane cyane uwo dushatsemo uwo tuvukamo tuba twarabereye imungu tukivuka ukenda ukuri iri ikimungu bagushyingiye akavuga ati nta n'umuti babona bagutera nta dedeti baravuga ati tuvanira umuriro ku rugo kuguhungira nawo niyo baguha iki. rero bagore babi batazi kubaka urugo rwe baratubwira ngo umugore mwiza ngo ameze nka Marijane ngo umugore mwiza abyuka mu gitondo kare kare yizinduye akamenya abo mu rugo rwe akabatekera akamenya ko bariye akamenya ko banyweye akamenya ko abantu bose guhera ku mukozi kugeza no ku nka n'indogobe n'inkoko utunze ukamenya ko ibyo bintu byariye nangwa byabonye amazi. umugore mubi ntamenya uko urugo rwe rumeze urumva ntamenya ngo mu rugo bimeze gute ntamenya ngo umukozi abaye hate ntamenya ngo abana ntamenya ibipfa n'ibiki. bagore tuje kubwira abagore batazi kubaka ingo zabo. umugore usamvuga ngo ni umugore w'ikigoryi mvuga ngo ni umugore w'iki ikigoryi ikiwerewere umugore w'ikiwerewere w'igihwinini oya ntabwo rataguhwinini kandi ari umugore mubi urazigiye kumutaka umusigiriza kandi nyine mana umuntu mubi aba mubi igihe kiragera akanahinduka iyo abonye ubufasha butuma ahinduka ariko umuntu w'igihwinini ni umuntu nyine ahwinini nyine yarahwinini yaretse wajya reka nanjye ngaruka aho ngaho ubaye utari igihwinini yego wafata abana bawe ukabasiga nta kibazo ufite. si wavuze se ngo nta mugore usiga abana nyine nawe ndakugarukiye nuko wari ugiye kubavugira ngo singarukira ibyo mu ngamba mbizi yesu we rero kambabwire tugiye kugera ku bagore ngo bihwinini bafata abana bakabata ngo mufite abagabo ngo babakire babatereta mukabona abagabo banyu baciriritse batabaha ibyo mukeneye byose niko yemwe bamama turababujije munyurwe n'abagabo banyu yego sha umugabo nashaka ameze nk'ingagi mubona umukunde numwe ku mubumbe ni we rukumbi ubone n'icyogere n'ikizazo n'iboga. reka nkubwire systeme igezweho muri iyi minsi ego insengero zirafunze yego ntabwo ari zose ariko sisi tararenga hafi ya zose insengero hafi ya zose zirafunze nizo ziri gutuma abagore se noneho bigira uko batari no impamvu insengero cyangwa niyo ingaruka ziri kuva oya impamvu insengero ziri gufungwa utubari twariyongereye amarogi yariyongereye iwacu ahantu uriye muri karitsiye inzu yabagamo umuryango ikabamo abana n'umugore n'umugabo hari igipangu cy'umugore n'umugabo aho hantu ni nk'ibipangu bitanu ubona bishoreranye byose ni amarogi. ayo marogi yakira abandi yakira abantu abagore n'abagabo. rero iyo sisitemu muri iyi minsi igezweho iraryoshye n'iri gukora akazi. rero kubera ko insengero bari kugenda barushaho kuzifunga utubari batwongere yego amarogi abe menshi none insengero ziri kugenda kubera iki impamvu abantu bo mu rusengero bariyoberanya urumva bariyoberanya abantu tugatunga abantu bagasebya urusengero bagakorera ibyaha mu rusengero barangiza ngo bari gusenga bagatubura ubundi reka mbabwize ukuri urusengero rw'Imana ntibarufunga never ntago barufunga muzagerageze mu birebe ntago urusengero rw'Imana rujya rufungwa. ese ubundi Imana barayifungira nasi nese rufungwa gute urusengero rw'Imana ni igisane ko abantu bo muri iyi minsi bafite insengero nyinshi
ni business bari gukora. Ni business mwana, ni business baba bibereyemo. Ariko uzarebe akumana, uzarebe. Ariko nanone okay, ntago twibagiwe kuba insengero zafungurwa, sibyo? Amabandi nanone aragabanuka. Iyo turi muri insengero tukajya kwa Pastor Julienne, Pastor Julienne akatwigisha ukuntu kwiba ari icyaha, akabitubwira cyane. Akatubwira ukuntu kunywa inzoga ari icyaha, akabitubwira cyane. Abantu benshi barahinduka, nayo mafaranga twajyanaga mu kabari tukazana mu rusengero. Ariko shanganye muri ako gutubeshya. Hanyuma se kankubaze nimba aho mu rusengero ariho umuntu ahindukira, uzi ikintu ubwo nakubwira ikintu agabanya n'incira ajyaga mu kabari kugira ngo batamubona yuko asinda. Ariko n'undi ntibikweho katazira, arazigabanya nyine zanshira kutazigabanya zo kujya mu kabari. Ubwo se nimba yajyagayo kutazigabanya, banza wumve, nimba yajyagayo mu gitondo agataha nimugoroba, sibyo? Ntabwo agataha kugira ngo baze kumbona ku manywa, ndajyayo nijoro ntayo mu gitondo. Nijoro ajyayo agiye gusinda kugira ngo nyine mu rusengero batabona ko yagiye gukizwa. Ariko nabyo buriya no kunywa inzoga wenda tuvuge wihishe. Reka mbabwize ukuri nabyo birafasha. Wihishe? Yes, utazigaragaza ku mugaragaro ngo ube ngo ntuzi unywa inzoga ngo unasinde. No subwo niho bakirizwa ubwo ngubwo. Ntabwo ariho bakirizwa, ariko twebwe turi ku muco nyarwanda, indangagaciro y'umunyarwanda. Kirazira nimusenge munamwe ariko mumwe mwihishe nyabona babagiye. Tubagiriye inama mumwe agacupa mwihishe ariko musenge. Njyewe ikintu kinangaza ariko baranakoze nyine kubiza insengero bari kugenda banazifunga njyewe, kuko urabona nta gihe na kimwe mitsingi ahantu haciriritse igeze ku cyarindwi, sibyo? Inzoga mitsingi ni icyarindwi, ariko ntago nzinywa. Uzi n'agaciro ka mitsingi? Aya ni amakuru mba nashatse aba yashakishije, ariko sisasika inzoga ngo mitsingi igeze ku cyarindwi ahantu haciriritse. Hari aho iri kugura na 3 mitsingi imwe igura igihumbi. Igihumbi mitsingi igihumbi mwakabahende. Nyabona ntabashuke ngo uzatware igihumbi ugiye kugura mitsingi bagukubita ugapfa. Sha rero twiganire kuri aba mama y'inzoga no kwamamaza uko abantu bajya muri rogi no gukora ibyo bagomba gukora barabizi. Ariko nyine biriho turabivuga, twari tubishingiye ku nsengero bari gufunga, kuntu nyine ngo abantu bagiye kwigira ibirara babaye benshi, kuna abadamu kunanira abatware babo. Nyine izi nsengero ubundi izi nsengero twogegamo tukaziruhukiramo, ariko nanone twaba dusigaye tujyamo tukaziruhiramo, abantu bakatunaniza. Bantu musenga mukajya mugenda ku bantu mukabagenzura, mukirwa muvuga ubugamo ngo murasenga, ngo barasenga, ngo muri abarokore, ukareba umuntu ariko ubwo ni mu bugabanye. Uzika abarokoresha bagira ubwibonye, usika ashobora kukureba yareba ngo wasize inzara gutya, yabana ngo wasitse nguru kwa Satani. Sigaho kwa Satani murabazi, inzira ijya mu ijuru ikiwanyu wowe no ukontorora abantu bazajya mu ijuru, no uritanga ngurango yisiza karuje ngo no kwa Shitani. Ubwo wowe wiri guca imanza uri wo kwa Satani 100%. Yewe turakubujije kandi mugaca imanza. Guca imanza ntago ari byiza. Wowe nguragenda ngukumva ngo njyewe ngo ndi umurokore, ngo njyewe ngusengera ngo kwa Satani, ko yambaye ingutazigera hasi zitagaragaza ibirenge, kubera ko yateze n'amatwi atagize gutatagaragara. Utumva ibyo bavuga kandi uzi kuvuga ibintu byinshi, uribeshya. Turababujije rero, turavuga n'abo bagore. Abagore turi kuvuga niba abagore, hari abagore ngo bita abana beza, bakiyita abana beza, bakigira ibyogere byogejwe. Ariko mana umugore yagera mu rugo, dufite n'abagore
bagera mu rugo abagabo babo nabo bagahahamuka akajya munsi y'igitanda ari bagore muhahamura abagabo dore ikibazo kiri hano kuri leta ngo leta ishyigikiye abagore ngo abagore barahohoterwa ariko turashaka kuvuga ko hari n'abagabo bahohoterwa barahari abagabo nta hantu bafite ho kurega baracitse baratujije abagore babibonyeho babazamurana ijosi ngo ni uburinganire ariko ubwo buringanire mwabukuye mwabonye aho umugore n'umugabo babahaye intebe nanyo babahaye intebe baduhaye intebe ngo tuyicareho tugahita tuyihagararaho twayihagazeho tugashinga ijosi birakabije cyakoze ikintu nemere umuyobozi w'igihugu yarakoze tubyishe natwe imihini yaragiye kuzaza twaraye ingoma z'abaporoso ngo niko zubakwa imihini yari igiye kuzatwica umusaza je aravuga ati mugore gira ijambo va mu rugo twabaga mu rugo ntago batumwa tujyanze ngo tujye gukora akazi none twabaye abagore biteje imbere turaje kujya ku gacano kacu tukababwira uko zigomba kubakwa tukababwira uko tugomba gukora business twagombye kuba turi mu rugo turi guhininika mu masafuriya tutazeva niyo bizi none pe baduhaye ijambo umukuru w'igihugu yarakoze umusaza yarakoze rumva yaratuzamuye atuvana hasi ku cyavu atwicazanya n'ibikomangoma tujya kuri table d'honneur twagiye kuri table d'honneur none rero niba twarageze aho hantu tukaba twicaye ku ntebe bamama muhagarara ku ntebe mugomba kuzicaraho turabibabujije nimwicare nyabona abamama batubaha abagabo abamama babwirwa ntibumve abamama badahugurwa ntibahugurwe uyu mama umugabo abwira ntamwumve uhagaze ku ntebe ayihagazeho ni ukuri abagore benshi murimo kugira ibibazo n'abagabo banyu mucunge niba mudahagaze ku ntebe abagore bicaye ku ntebe bumvira abagabo bubaka ingo zabo neza bayobora abana neza bagendera mu indangagaciro na kirazira by'abanyarwanda ubundi umugore ufite kirazira ni wa mugore uba muri quartier reka tubivuge gutyo mu byumve wenda ntago waba muri quartier ngo wemise kigoroye ntago twaba mise kigoroye nta n'umuntu uba hari mu isi 100% ako nta nuba mu bijana kwijana wituruka mu gishanga ugere kuri kaburimbo uri gica kiri mu cyo gica mwuka bwe mwagabanye ubwo buca karibwo twayaga tubabwira murakabyuka mu gitondo yabaye danger yacanye amatara atukura afite amatwi n'amantuza yahagaze mwanyijije abo mugashyiramo imihondo n'ibyatsi mu gitondo cya kabiri wabaye nka feruje kuki muhora mucana imituku abantu bacanye imituku mugatuma abantu bahagarara feruje igahagarara imodoka ntiziragende mwaba mama nyabona mucana n'imyeru abone imitima y'abantu yarahagaze kubera gucana imituku agasisi yoshaka kunsetsa koko mari turi kubwira abagore babi ejo twatima kuganira ku kibazo cyo gufuha abagore bafuha n'abagabo bagafuha ariko twatuma kuba ati leta yadufashije niki ikagishyira mu itegeko ni mu itegeko kamerama ni ingingo y'ima ni iki tubwire nyamuna barishyira mu byigwa kugira ngo abaminisitiri nangwa abadepite bajya batora amategeko nabo bakaritora umuntu yafuha bakamuhana oya bino birakabije uzi ko gufuha bikabije reka tubivugeho uzi imana ko harimo igihe umugabo afuhira umugore sibyo akamuhagarika amaraso akamubuza kujya kwituma akamubuza no guhumeka agataha asanga wegamanye akamamiyo burya singiye telefone singize izi telefone dufite ndagukora mu matwi wa mugabo nibyo nakubwiye ati telefone yanjye yazimye harimo igihe bahamagara umugabo wanjye akitaba nangwa wenda we bamuhamagara nanjye akamubwira nitaba sinzi ukuntu byakonete sinzi ko byabaye ariko dufite abantu bafite amatelefone password whatsapp password kwitaba password guhamagara password ariko urebye ibintu by'abandi gute iyi telefone ahantu hose ni password umugabo yataha
tubeshaza gusiba ariko hakaba n'umugabo ucunga telefoni y'umugore irarambikwa hasi akaba yayijase umutima waramuhagazemo ntaguha umugore amahoro aritaba telefone ukajya kumva uwo bavuganye aritsamuka bati witsamurirwa ibicane babikuye akugendaho runono baho wajyanga ari kukuneka abagabo bafuha muri ubwo buryo turababujije abagabo bafata amatelefoni y'abagore akanayikonegita akajya muri MTN ikora bino bintu nabyo umunsi tuzajya tubimenya tuzajya tubariga nabo babahane uretse ko bitemewe bajya kuri bano batwite bitemewe umuntu wasanga yaragukonegitiye simukadi cyangwa telefone ukabimenya nk'umuntu ukora muri MTN ntabwo yakombye gukora bino bintu ntabwo yakagombye ariko nabo ntibabikora nta nubwo binemewe urumva n'itegeko banza ribihana umuntu agafata telefoni yawe akayihuza niye uguhamagaye akaba byumva mbere yuko ujya kwitaba akaba byumva utumesaje akaba tumva undi mwabagabo umugabo ukora ibyo bintu ubwonko bwawe burakora neza cyamuzadusoma iyo twinshi oya papa mushaka urgito nagatanga utumamiro ariko umutima uramurya je waranzengereje umugabo wanje jenga neka nkabimenya ko uhora uncokoreza telefone ungendawe nazagucunga utashe rimwe nkafungura nkakubandika kabame ko mu majigo nkaho batinda kubujije wa papa we papa mutinya tumamiyo urabizi kararyana nuko gisana ibintu by'ubwana hano nagarubwana nakagukubita kuko nimbaraga kizawa ziti man ibyo bintu ni by'ubwana uzananga yego ndababujije batanga ibintu birakomeye wari kuzana ibintu by'imikino n'ibintu by'ubwana none so umugabo wishe wamuteruruka mu cyo kuri telefoni bazana mutumamiyo wako yagukubita urushi arwara igicuri urumva murebye ibintu bibera kuri amatelefoni mwabagabo ugakurikirana ukajya gukontorora umugore mwashakanye mama wararaye ndakurahiye bazabajwe iginyura murajya kubona mukabona umuntu ngo atwaye imodoka ngo aregamye ngo yumye se yumishijwe n'iki ni ukugenda atekereza ibyo bintu niyo mpamvu rero bakwiye akanyafu ni ukubakebura noneho hari n'abagore babikora nabo bagafata amatelefoni yabo bagakurikirana abagabo ariko ndagushakaho iki nakwihorera ibyo bintu mwaba mama mwabagabo murakurikirana ibyiki iryo fuha ryanyu ibyo ni fuha kabije oya twagupfa kuba twariye twagupfa no kuba twanyweye okay umugabo wawe sibyo oya umugabo wawe mani mukurikirana yo ubuzima bayeho nuko no gukurikirana umuntu ukamenya uko abiriho no kumufuhira gake ntabwo ari bibi urumva gake yari wirenza umuntu agiye gukorera mu mujyi sibyo uvuye hano Remera cya Kimironko afasha akamoto nawe ufasha kandi timota umbabare ntidusigane ngo ndembwira ubwo busema ntiwazapfa uhagaze twebwe reka twibwira abagabo bateye gutyo tunibwirire n'abagore bateye gutyo bana nukuri nimugabanye iri fuha nimurigabanye nta kintu na rimwe rizabagezaho nta terambere nta mahoro ni wa mutima ukurya nukurwara stress akamesaje karatsa kagita koko muri telefoni yawe umugabo yamuhamagaye kumva ibyo bavugana ibyo bintu birakureba ubu birakureba kuko birakureba uretse kugutesha umutwe niho harimo guturuka abantu ngo barwaye ngamapararize ngo pararize ngo yarwaye turuma ngigihanda isaje ngundi ko uyu muntu ari muzima ya pararize y'igihamwe n'inde kimwe turutse ariko man nibi nafite mu bwonko kubijera byamunaniye nyine bituma rwara pararize ariko kenshi reka tubabwire nibi bintu nabyo by'amatelefone nabyo birimo biri kuze bikatesha umutwe byabayajije ifo hari ranga tukoze mane hano hanze ntabwo burakabije satani ntoya yaje kwisa agenda n'amaguru pe burakabije abasaza ngaho bari mu twana duto abakecuru ntago bamenya ko bashaje abana nabo ntibamenya base cyangwa banyina ibintu byabaye agatogo n'uruvange bafashe isombe bayivanga n'imyumbati baba tuvangure rero shano kuri ni muvangure gusa ariko ntago nyine iyo umuntu afite ikibazo ari we wenyine aba yumva ari aho ari kubibona ariko ni ibintu byeze ba mama byabaye rusange mutuze ba papa mushyire imitima hamwe ni nk'icyorezo cyaje noneho igihe cyorezo mushaka uburyo mukijera mu kirinde mutuze satani ari kwigendera n'ibirenge bye atambuka ariko ikintu kinababaza ni kimwe
nuko iyo ibintu byamaze kugera kuri rwa rwego ntabwo mu bantu bashakanye umwe aba akita ku wundi. ntabwo nyine kubera ko akenshi impamvu atakimwitaho aba yabonye nyine umwitaho ubundi wo hanze. ase ni mwakwitanyeho bakwitanyeho kandi ari icyorezo dushaka urukingo. leta nishaka urukingo icyorezo nta mwanya ufite undi wo kwita ku wundi. leta nishaka iki cyorezo ishaka urukingo irutera abantu idukingire kandi byahatari. subiramo twumve. bari baducanganyikishije ntabwo numvishije neza. wanika bodi kaboje aratuvangavanze. rero reka tugumye twibwirira abamama. turabwira abamama batingwa, abamama batabana. muma mugata umwana akaba imbobo, mugahura nawe ari muri bigori, kari mu muhanda, katoga, karazanye amaga. uziko harimo igihe mpora n'umwana mu muhanda akambwira ngo afite mama we yarabaye marine ku muhanda. wa mubyeyi we ahantu buryamye mu by'ukuri butekereza gute? nibyo tubabwira umubyeyi ahantu hose agwa. umugabo nashaka we yagutaye, nashaka we yaguteye ibigeragezo, nashaka we yaguteye amashoka. Rwana n'umwana wawe kusuga umwana umuramutaka kumujyana ubusa n'inzira karengane n'ukuri. usika abagore batabana bakajya gushaka abandi bagabo barataye abana. si ubundi bugiye gushaka umugabo ngo mumarane uzamumaze iki warasize abana bawe. njyewe utankunze unkunze n'unkundire n'abana wakohoho kagenda. ntabwo umugabo wundi abagukunda, ntabwo umugabo ugukunda akunda abana bagukunda. nese bibaho ariko bamama noneho nibyo tumaze tuvuga iminsi tuvuga ngo nyine ngo abagore ngo barihangana ngo bakabakubitira mu rugo ngo bagahuramo n'ibigeragezo urumva ngo kugira ngo bapfire abana babo, sibyo? wa mugabo we nunanira ukanga ko tubana nzimuka njye kuba njyenyine ariko mbane n'abana banjye. urandusha mu bwonko gute? urantesha umutwe gute? niba kugira ngo duhuze byanze turabwira abamama bya yindi bibazonga bikabazunguza bakarara barira ngo niko zubaka. ntago ariko zubakwa, urumva? ntago ariko zubakwa. fata abana bawe wigendere. isi ni nini ngari. ushaka ahantu kubita agashitingi ugaturanemo n'abana bawe. isi ni nakubana ntoyo uzajya inyuma yayo ntago. oya isi ni nini mana nagabura hano turane n'abana. umugabo akuzengereza kubuza amahoro nturyamura rurira ngo amashuka ngo yahindutse amazi ngo niko zubakwa. no, isi yarahindutse mana yaraduhindukanye. natwe tugire uburyo duhinduka, tugire uburyo tubamo bwiza, tugire n'uburyo tureramo abana bacu kandi tubeho neza. nangize ngiye kubabwira ngo tugire n'uburyo tubamo bubi. nta buzima umuntu yakagombye guhitamo. mana umuntu narababwiye ngo umuntu niwe uhitamo uko agomba kubaho. nushaka kubaho neza uzabaho neza, nushaka kubaho nabi uzabaho nabi. ese mwajya ngo tubabeshye? uri kwizirika. umuntu niwe ugena. uri kwizirika. mugabo ngwino tubane dukundane turyohane tunaryoshye. nubyanga byihorere. oya niko bimeze mu buzima bwo kwizirika. yego topic yacu yo kubwira abamama babi, ariko hari ababyeyi nabo barengana bakizirika ngo ntasenya. ntabwo ibyo bintu bikibaho. babyeyi. ariko barakunaniza gute ukararira amarira ukiyorosa amarira ngo nuko zubakwa. yego yesu bakakuniga. ariko man baracyabaniga. barabanigagura ariko ukabyuka rwose. ariko nabo leta ibimenye batera kurwa kajika. nicyo cyiza. yabimenye igutera kuwa kajwiga. ntabwo igushyiramo imiyaga icyo waba uri cyo cyose. icyo waba uri cyo cyose pfa kuba uri umuntu uwo ari we wese pfa kuba wamenyeye umugore wamunize. umugore aramigwa. niyo mpamvu mama tubabwira ntibazongere kubaniga ntibakabatesha umutwe. ariko nyine ubundi babatesha umutwe gute ko leta yaduhaye n'uburenganzira. ibyo turi kubibwira umumama wicaye ntabwo turi kubibwira uhagaze. aha turi kubibwira mama bahagaze harya bimeze gute? ahagaze uri umugabo akuraza wumva aje. ariko turi kubibwira mama ako se mama uhagaze
bamutera kwa kajwi muhagaze wa mutero wa kajwi gakarugutera ahubwo hati dore uko gisa kimeze nk'iki twabwiraga abamama binjajwa bananirana bakananira abagabo ari babi barabaye babandi nyine bahagaze ku ntebe nibo twavugaga abo ngabo nibo nabo batabana agata impanga akazisigira umugabo akagenda kwimana we ngo kuko ngo yabonye undi muntu umwitaho ugafata abana bawe wabyaye agati mugumane na so mwabi ariko ibyo ntago biba ku mama babyaye nanone batabana se batabana hanyuma se baraba bata ntago baba barababyaye ese ubundi baba bataye babasigiye basi yayimutereye ariko undi ni mutubwire uri abagabo bararera shana nyine abagabo bararera abagabo bazi kubyuka mu gitondo bagakora fresheri zabo abazishoboye uretse ko abakora fresheri ari bake batera makeup umugabo akajya mu kazi umugabo agahiga amafaranga babwire mwabagabo mwisha abagabo barera abana ni bake abagore nibo bita ku bana nibo babarera niyo mpamvu ubushakashatsi nakoze abagabo bita ku bana ni bake abana na harya nabo umugore oya abana bitwaho n'umugore abagabo nyine bajya gushaka ibitunga abana nyine yabonye abana bakina bameze neza batarwaye nyine umugabo ababona abana baraho ariko abagabo bakurikirana abana ngo umwana yoze ngafite inzara ngo niziciye ngo matwi ngo bamukurugutuye abo bagabo ni bake ko arwonsha wajya gunamuheka ari agahinja ni bake Yesu we agashyiraho n'agashuka agatwikira agateka Yesu kose umugabo uteka ahetse umwana sha nukura inganzwa ntago ari inganzwa nukuri barakundanaga n'umugore we mugabo uteka uhetse umwana uri inganzwa ntago ari inganzwa yibashuka fasha umudamu wawe niyo mpamvu bazajya bababyara umunsi umwe agata amugusigira kandi uzabikora adahari bashuke we wakumira ko umugabo ajya guteka ahetse umwana yego sha nta wundi mutima mubi nta bimutegetse cyangwa ntaramuroze abikoze nta gahato dukomeje abagabo bajya guteka wese ni ubwa mbere ngiye mbyumvisha mu mbabarire ayo marozi yabakora mara ya gasari mutubabarire mutubwire mw'abantu mwe ukuntu umugabo yabyuka mu gitondo akoga agaheka umwana akajya mu kigo akabanza akajya gusasa yamara gusasa cyane akajya agomba no gukoropa akajya guteka ahetse umwana yego oya abagabo ntago baba sha ntago baba hose ndanabona ni ibyasisi nyine w'umwana ura cyeka tarariye rujimbizi ase wabikora uri muzima oya yanabiruka ibyo ngibyo by'amana wabiruka ute se warabiriye akundi abagore baruga abagabo baba akundi wari wabibona oya wari wabona umuntu umupapa umeze gutya oya ntamubona reka tubivuganeho harimo igihe umugabo akundana n'umugore ibyo nabyo bimenye bagakundana byandi bagahuza gutyo ukumva cyo koza umugabo ashaka kogereza ibyombo pe akagenda hariya akakogereza ibyombo umugabo ashaka gusanga uri guteka akagufasha gukaranga no gusunga ubugari umugabo ashaka kugufasha gusonga ubugari kugufasha ibyo ndabyemera ariko nta mugabo wagiye mu gikoni guteka nta mugabo wahetse umwana ndagukomeje agafora n'ibyahi no guheka umwana mana akajya guteka Yesu kirisito kandi urukumva ari story ndi kuko nese undi uretse wowe uretse guhagarara hano ukabeshya abanyarwanda hari ahantu babeshya bazatubwire muri hari ahantu babibonye nukuri ko Imana nje narabibonye nshikirije sirive ngo babimanika ku giti nje narabibonye nukuri ko Imana n'amaso yanjye umugabo agataha urumva uri injajwa ntago ari ubujaje niba ari abantu n'ubwa mbere nufishe bino bintu niba hari umuntu wabibonye nawe azatubwira nukuri umugabo akagomba kumenya yuko ari kugarabya abana yanaruhutse numva akabyuka agasohora intebe agakoropa kandi wagize ni inkuru ntabwo ari inkuru cyangwa umugabo nubwo yaba atagira akazi nta mugabo ukora ingendo bamukubwiye uwonze ariko ntabwo muvuze bahita bamumenya no kumuhimba ndagasira
atumye ntahira ibintu byawe mumbabarire ndahira mbwira niyo ndahiro mbuze ikintu mbwira sisi ngo anyumve bituma avuga ngo komanda uzangugisha n'amagambo Imana ikubabarire sisi aho ngaho ubeshya abantu ni ukuri ntabwo mbabeshya uragazwe aho ngaho ubeshye abantu ntabwo nababeshya baranzi nge ndibanzaga nikurikira mukuri ntabwo nababeshya cyo koza shareka mbabwiza ukuri arababeshye ni ukuri ko Imana ariko reka tubyihangane niba hari undi muntu wenda ubizi warabibonye yatubwiye ni ukuri ko Imana umugore agasasa agasambi hariya ariko ikiba kibabaje umugabo nk'uwo niyo yaba yarariye ibyatsi ntabwo yabyemera ako gutumbwira ngo umugore ariyicariye hariya tuvuge ateruye umwana sibyo wenda umwana reka tube tubyihoreye kuko ni abantu nzi babiri batandukanye hari uw'umupapa yaranakomeye ubwo rwose yajyaga no guhaha nyine igihe ari mu rugo yihekeye utwana twe uwo mupapa yashyizeho n'agashuka akajya ku muhanda se abantu bamukunda atari ku mana uriya mupapa akunda abana be ubona ari byiza wabonaga yuzuye se yuzuye mu mutwe muganira ntabwo bibaho reka guys mwazambabariye mukanyumereza sisi koko mu bantu baramye kuri iyi si ndimo ariko ibyo sindanabibona mu mujyi wowe uba wagiye haba mu mujyi haba no mu cyaro izo nkengero zose nabayemo no hanze nagezeyo gake ariko ibyo sindabibona hanze yagezeyo gakeya y'igihugu utagira ngo ni hanze inyuma y'urugo sha bibaho ni ukuri umugabo agafata urumva umugore akicara hano bavuga ati sheri abana baba banduhije iminsi yose umugabo yaruhutse nawe bikora ninde se umugabo abigukorera nawe bikora utabikora ubyihoreye yego tuba twaravanze iyo tubanye ubundi turavanga dusezerana ko tuzabana akaramata mu bibi no mu byiza kandi tukavuga ko tuzatandukanwa n'urupfu keretse Kristo agarutse ariko abagore bari kuza gutandukanya abagore bigize impfu ahubwo sha nta nubwo bakiri n'urupfu ahubwo si ibintu barahira n'ibyo bakora sha ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse yafata telefone yawe na se byatsi yanditse ati shu biti telefone yonyine akamesaje kata nawe urutuye agahita yimena akaba aratandukanye ubwo siko ko sha mwagiye mureka kutubeshya akaba yimennye akaba aratandukanye akajambo shu konyine none ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse Kristo abagarutse cyangwa urupfu ruba rubaye mesaje iryo sezerano naryo dusigaye turera tukabona bagomba no kurikura nabyo bazabyigeho ariko ikindi kintu njye nabonye bakoze cyiza biriya bintu abantu babe barihaye ibyo kujya barahirira ku idarapo ariko idarapo nta kintu ryari ritwara ese kurifata ritwaye iki ariko barifasheho none ahangaha mu kandi kanya ngo bakoze divorce nta n'ukwezi idarapo ry'igihugu nyine ibyo barabirebye kenshi bagenda na leta iratureberera amana n'umubyeyi bagenda bareba kenshi ikintu gituma amadivorce agenda bagenda babitahura bagenda babitahura ariko harimo igihe bizabakoraho barabirishaga urumva ukuntu yagiye ku idarapo akarahira ugasanga nyine ni ibintu bitarebetse neza tubihorera abo ngabo mushaka mujye murahira mwambaye ishangari n'akazi kanyu kizima nuko muzabana umuntu ujya gukundana n'umupapa nanga akajya gukundana n'umusore atamukunda nta gahunda nimwe mufitiye ashaka amafaranga imitungo amafaranga ntago yubaka nk'abantu mwe arunganira ntago ari urukundo ngo ntago urukundo ngo rukibaho ngo hasigayeho amafaranga niyo mpamvu mutakigeraho mukunda afata niyo mpamvu nyine abamama benshi basigaye bata abagabo babo kubera amafaranga ni ukuri umugore ahaguruka mu rugo rwiwe rurimo abana b'incuke agati sha niboneye umugabo w'amafaranga ibingibi ngiye ntabwo nabivamo nyine ntabwo biba byoroshye ariko turabwira abamama barimo guta abana babo musiga abana abamama babi mugerageze mube beza mwicana danje ni ukuri nimucane nyine amabara meza icyatsi gukomeza